Uri kijura sha we ko umuntu umeze nk'umujura kikabura ubone kijura tera njono bitisha bitese nabyiza ite ko umuntu ahagaze ku rugo rw'abandi kuhagaze ku rugo rw'abandi kandi badahari nyine sibyo ntabwo uri umujura sha oya ni izina ry'Imana nahindi hano nyine ariko yari yambwiye ngo araje inde se ko umuntu utajya ku Tracy se muraziranye muraziranye Tracy ubu ni ikijura sha oya ni mama y'Imana nyine yari gushaka ikintu yambwiye ngo agiye kuma akazi shakazi yamase wabaga byagenze bite aho wabaga byagenze bite wabaga he wundi kwanza nyine naje i Kigali ariko uri kuvuga nk'ikijura sha oya ni ukuri nyine naje i Kigali nyine mageze ubwo nyine mura n'ikibazo bambwiye yuko bagomba kumfasha nyine ubwo wowe ntabwo ukora n'amagini ubundi bibana bambere bikanzu by'umweru ko ntubatinya bite sister mukuru umeze neza utabaye ikibigenze turi gukina filime turi muri rihaso na gasene tugomba gushutinga na gasene ka mugafite mu yihe seri muri iyi seri rugamba usanze turi gukora ni filime rugamba usanze mwese mukurikiye Legacy TV nizere ko mumeze neza be all in be nothing at all kumwe nanjye Albina Sini impande yanjye buryo mfite Damu ku rundi ruhande ibumoso mfite Njuga mubazi mu bikorwa bigiye bitandukanye nimba uri gukunda ibyo tugiye kukwereka tuganira nawe kuri byinshi utarubazi tangira ukane kuri like comment share subscribe notify kugira ngo ukomeze ubone byinshi bitandukanye kuri Legacy TV thank you murakomeza mureba ibikorwa bigiye bitandukanye ariko reka tuve muri ibyo batangire babibwira kurushaho reka ntangire iburyo bwanjye wivuge mu mazina nayo batari bazi kuko ngenzi Njuga gusa nese ka babalawo barakibagiwe hari ka babalawo nakanjye urumva ntabwo nagashishuye abantu benshi bamukashishuye kandi babalawo bisobanura oya Diamond se ni babalawo ubundi ni ikintu uvuga papa wabo mukuru wabo bro wabo nyine ibintu nk'ibyo ngibyo umuntu ugukuriye wese ari papa wawe urumva amazina yako niswe n'ababyeyi ni Ngabo Leo niyo mazina niswe n'ababyeyi hirya hakurya Damour Selemani aka Papa Shafi king wa Swalati ubwo bishatse kuvuga iki ntabwo mbizi n'abantu babinyise tu ikaze cyane kuri Legacy TV mbere na mbere Njuga tutarakomeza kuri Damour Njuga uzwi nk'umuntu ugaragara mu bintu bya media cyane hirya hino kandi mu myaka myinshi ishize ubirimo kandi uragaragara cyane nyaka ko nta muntu utazi Njuga nutamuzi yandike kuri dislike noneho nta liking tubyemere hanyuma Njuga ibi bintu uri gukora bya acting ko nje nagusanze mu gikorwa hano mu rugo mufite tournage mu mazemo igihe ibi bintu ubona ubitewe n'igihe wabitangiriye kugeza na n'ubu ubona bikugejeje mu ncamake ibi bintu bitewe n'igihe nabitangiriye kugeza na n'ubu bingejeje kuri level yo kuba nanjye ndi gukora ibyanjye kandi abantu bari kubikunda hari ukuntu utangira ukorera abantu kubera ko nta bushobozi nanone ugakomeza ukihiringa abantu bakakugirira icyizere mugatangira mugakorana kuko baba babikozemo igihe kinini so kuvuga rero ngo ubu ngubu ndimo ndakora projet zanjye ku giti cyanjye ariko nkagerageza no kuba nakorera abandi tukikuriho kuri icyo kintu uko biri kose ntabwo ukora acting cyangwa se ngo una directing ibintu bijyanye no gukina filime utanabifiteho ubumenyi n'ibintu wize cyangwa nagiye mu ishuri ni talent waravutse usanga urabifite bavuga action ubu ntabwo navutse nsanga mbifite kuko nta muntu uvuka ngo amenye icyo azakora ahubwo ni impano nakuranye hanyuma nkunda gukora ako kantu ku bantu bose bavuga ku bintu bijyanye na acting hari agaprank gato katarenze n'amasegonda 3 ndakeka ngiye kugwa ukora noneho turebe ko byaba ari byo ndakubwira ijambo uvuga urivuge mu buryo bune urabivuga mu buryo bwishimye mu buryo bubabaye
mu buryo burakaye no mu Turahera buryo kuri buri uyu sexy nguyu. oya turi kwa Njuga turi kwa Babalawo ushaka kumumopera se oya Oya, ntagukopere njye baramaze ibyanjye reka twagenda navuga ni ijambo rizwi cyane rikoreshwa rigizwe n'amagambo atatu I love you Naribi. ndashaka ko yakora mu buryo I buri love you mbabaye mbwira umuntu ko okay nari binabirenze hano kuri kamera ya Legacy I love you mu buryo burakaye ubundi abwiye umukobwa urimo hariya Uh-huh. urimo urareba Legacy mbwira ati I love you mu buryo bubabaye ubwishimye n'ubugeze iki n'uburakaye ubwo nzajya nkora ubwa mbere uzajya unege ku bwa mbere twagiye turahera mu buhe mu burakaye action I love you cut twagiye I love you mu buryo buri sexy baby I love you cut twagiye mu buryo bwishimye wow I love you twagiye mu buryo bw'umujinya I love you uwo ni Njuga twageze kuri Damour Damour ni muntu ki Damour wavukiye uba hano mu Rwanda kuko biri kose amazina uvuze ngo Papa Shafi sinzi ngo Shafini. Swat sinzi ikindi kintu uvuze King of Salad uri wino mu Rwanda cyangwa cyane wo mu Rwanda njye ariko nta sindi kinyarwanda ngira ni uvanga amazina yawe yose ni icyarabu ni icyarabu n'igifaransa n'igifaransa kubera iki igifaransa kubera ko nyine my father niko yashatse kunyita ntabwo I don't know uzi kuvuga igifaransa se gikeya tugerageze nagerageza ariko nyine mu buryo bwo kwiranja kuko ntabwo nakize ngo minuze ariko nyine ntabwo wavuga ikintu ngo nyeberwe nk'umuntu w'umusaza cyangwa ahantu ari kwisabira ibyo kurya tu es bien sapé merci beaucoup ubwo mvuze gute bivuze ngo nambaye neza hanyuma Damour tukuzi mu bikorwa bya filime nawe cyane ubimazemo igihe kingana gute maze imyaka 12 12 hanyuma twahereye kuri Njuga tubwira ko bageze ku rwego rwo kuba nakora projet ze ku giti cye wowe niki waba bikugejejeho muri iyo myaka 12 ndiye muri myaka 12 nagerageje kwitwara neza muri sinema nyarwanda natwaye ibihembo bitandukanye ama award atandukanye ayo ni nka yahe natwaye muri 2016 nabaye best actor muri Rwanda Movie Award 2017 natwaye award ya best supporting actor definitely urumva rero kuri njyewe ni CV n'umuntu wabigize umwuga ni CV kame kugira ngo n'igikombe aho tawaga duhatana turi abakinnyi benshi abase buri koko harwasa abangenzi bose bagarimo ariko nkabakubita inshuro niki umva kiriho cy'umwihariko kuko biri kose Njuga tumuzi nk'umuntu wisanisha mu bintu byose wowe nka Damour uvuga uti niki ufite kitandukanye n'abandi abantu n'ubundi baba batandukanye mu by'ukuri ariko nubwo tuba dusa twese ariko niki cy'umwihariko wavuga uti njyewe iyo bigeze muri uru ruhando nihariye kubera iki ngiki niki ikintu nihariyeho nuko cyambere cyo barabizi ko dore ni na director wanjye n'urugero namutangaho njye ikintu nihariyeho mu bintu byose nihariyeho nuko buri scene yose ni performing neza nta sene nimwe wasubiza inyuma niyo wambwira ngo mbese nambara ubusa ngiye ku gasozi nagwambara mpfa kuba ari akazi ari muri script ya filime kandi mbona nta kintu biruhungabanya ku mutekano wanjye okay tugarutse kuri Njuga uri director uri gukorera muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda uko biri kose biragoye no kuyobora abantu uri kubakoresha imikino runaka ese ibyo bintu ntibijya binahurana kwa kundi umuntu avuga ati ngiye bisimbikora nimbikora muranyishura menshi kurushaho ntago ujye uhura n'izo nzitizi umuntu akavuga ati ngende n'umunyarwanda ntiwanyambika nkuko urumva Damour yavuze ati ngewe nanabyemera roli yari yose wamanaye ikintu ese we birakorohera kuba wa directing abantu cyangwa benshi usanga bahita bagukatira ati hoya hari abantu benshi usanga batabikunda ubwo cyo gihe ngiye ntabwo mwara nk'umwakiteri wenda uzi icyo aje gushaka muri sinema so kuko iyo ukunda sinema cyane aho wagera hose bakubaza icyo wakora mu buzima busanzwe usanga nyine uvuga ngo nakora filime ndi umwakiteri ndabizi ndabikunda bagushyira imbere ya kamera kubikora bikakunanira noneho iyo umuntu aje ukamwira ati byose nabikora ukamwatambura ubusa ukabona afunguye lisani ubona ko na cya kintu wakimuha akagikora so hari abantu bibeshyera ngo ni abakiteri batari bo ariko wa wundi wisanisha n'icyo umuntu amushakaho kuko turi muri Afurika wenda reka mbivuge gutyo nubwo ntago ari ngombwa ngo wenda mvuge cyane ngo Afurika ngo gutya na gutya usanga hari imyumvire bamwe muri twe dufite twumva ko filime zacu zizahora ari roko cyangwa uzumva ko uziyita acteur gusa cyangwa ukita umu actrice utashobora kuba wakina cya kintu umu director gushakaho so Damour nk'uko abikubwiye ibyo bintu yakubwiye arabikora nkazamura muri filime yitwa Rugamba
hari abandi bantu ushobora kuba wagira umusazi muri iyi filime turimo akatavuga ati ibyo bintu ntabwo mbishaka byonyine n'ibyo wenda tuvuge ko ibyo bikomeye hari uwabwira ngo tujye gukinira hano mu muhanda ngo ngiye mu muhanda ntabwo mbashaka abantu bandeba nyine akajya gutegeka kumushyiraho aho yifuza kandi si we wanditse script ugira iki ibyo bintu nyine ugasanga biri kubangamira ya myandikire wanditse ubwo no kuvuga ngo wowe ukoresha umuntu wisanisha nuko ushaka kumudeba nuko nshaka komeza kuko ngewe iyo ndi kwandika script bose ndabazi ndavuga ati uyu muntu akunda ibi akunda ibi akunda ibi noneho bikaba kuko twabaye umuryango bikaba ngombwa ko buri wese muyobora muri bya bintu akunda kandi bimwubakira izina so ni ukuvuga ngo umuntu uri kureba filime arahereza amanota cyane cyane uyu nguyu wakoze akazi ke ntabwo ahereza wa wundi uza kuba romantike kuko ni ibintu dusanzwe tuzi uyu niba yabaye umusazi bikabona bimeze neza undi akaba indaya akajya ku muhanda agatega undi ugasanga wamubwira ati ngo urashaka ngo ndashaka kuba indaya ngo njyewe ngo mbi indaya ubwo mu rugo babibonye nese waje kumara iki mu kazi so mba nshaka ngo dukore ibintu kugira ngo buri wese abone ko ibyo turimo turakora hari ukuri. Hanyuma Njuga tukikuriho ikintu mpise nibaza cyane uravuze uti umuryango hari amakimbirane twagiye twumva sinibanga abantu benshi barabizi bakurikira social media yawe na Damuro bavuga bati mufite ukuntu mutamufashije mufite ibintu byaciye yibusa mu bitagaragaye ibyo bintu mwabikemuye gute kuko biri kose amaso ya social media ubu yasigaye avuga turi muri monde ya social media buri muntu wese ayiriho anayigeraho iki kintu wakivugaho gute? Ngiye ikintu navuga kuri ibyo bintu buri abantu barakenerana mu buzima busanzwe harabayeho beef ariko akaba ari beef twe turi abantu b'abagabo niba njye naramukoshereje nkamwegera nkamusaba imbabazi cyangwa yaba yarankoshereje akanyegera akansaba imbabazi so hagati yacu rero twararebye tubona nta n'umwe wakoshereje undi njye na Damuro ku bwacu turongera turahura sinzi icyaduhuje ntongeye gusanga turi kumwe kugeza na n'uyu aya magingo mbona dukorana kandi iyo beef yabayeho natari beef ibita ngo oya yari ya danje kuko byari ibya danje byaragaragaye cyane biranavugwa kuko iriya danje pe ariko bitewe n'uburyo twongeye kwisanganamo urumva ukabona we turi gukorana nanjye byaranangaje kimwe nk'uko nawe byamutangaje ndakeka kugeza n'ubu nawe ngo twasubiranye gute gutya usanga akazi igihe kinini hafi imyaka ibiri nyuma y'icyo gihe tumaze gukorana projet nyinshi zimaze imyaka myinshi definitely hanyuma Njuga wowe mu by'ukuri hari abantu benshi cyane bagufana bari no kudukurikira hari n'abandi wenda banaguca intege ni iki mu buzima wahuye nacyo kugeza iki gihe ugeze atari no kuvuga muri sinema we mu buzima bwawe ku giti cyawe wahuye nacyo ikintu cya mbere nahuye nacyo ndakubiswe ndababaye ikintu cya mbere nahuye nacyo ariko namaze kwakira muri nge ni ibitutsi by'abantu muri comment vuba ukuntu ukora ibintu umuntu akagutuka hasi ngo urabona ngo fuck you ngo yarasaze ibyo byanje kujya binca intege ariko nshimishwa nuko babikora nyine bakabibyandikamo kuko babitwinjiriza amafaranga ntazabyibagirwa kuko numva ushimishwa no kuntuka gishyireho icyo utekereje cyose gishyireho kuko ni views kandi urimo urareba warebye ikiganiro bingaragariza ko utataye umwanya ahubwo byose wabirebye ko ikintu cyitwa ubugoryi ntabwo ujya umwanya wo kukirangiza urangiriza ahandi bwa bugoryi buri nta na comment ushyiraho nkabibutsa yuko hari n'umuntu ugira nk'ifoto ibabaje nk'umuntu wapfuye rest in peace iyo umuntu bikubabaje ukora kuri can like wenda ariko iyo bigushimishije ukora kuri like ariko wowe byose usanga wakoze kuri like umuntu yapfuye urabyishimiye nyine like bisobanura iki ni ugukunda ikintu gukunda ikintu wakunze ko yapfuye se cyangwa ubabajwe nuko yapfuye nyine baguha like batazi ibyo bakoze ni ukuvuga ngo nanjye namaze naje kubyakira urumva ntago niba nshyizeho ifoto y'umuntu ngashyiraho ngo rest in peace cyangwa gukora kuri like peace bingana nk'uko warebye ikintu cy'umuntu cyangwa biguyeho cyangwa bisitayeho ariko uko biri kose hari imbaraga zigufasha uko njye mfa imbaraga zanjye ni ukudacika intege nkomeza imbere ibyo nkunda ndabikunda ntawe uzabimbuza hari igihe nzabisitaraho nkabigwaho kuko n'abandi bagiye kubigeraho bafite amazina kuri byo ntabwo bari bazi ko bizababaho bavutse bisanga. Hanyuma Njuga uvuga ikinyarwanda ese wavukiye no mu Rwanda? Wavukiye no mu Rwanda? Njye mvuga ikinyarwanda nyine ndi umunyarwanda. Wavukiye n'ubwo ngo aha. Hanyuma nimba atari nibanga ni iki kintu wavuze uti mu buzima iki kintu mu myaka yose yangiye kubaho iki nicyo kinejeje? Uko biri kose twaje kuri icyo kintu cy'ama comments kudisinga cyangwa se kuguca intege kuri social media. Ikintu cyanejeje. Nanejejwe bwa mbere nuko n'umuntu wambwiye ngo dore ngo uriya muhungu muzi muri filime yitwa gutya nese mvuga ko nangiye kugafata byaranejeje byatari urumva byaranejeje byatari ku buryo
byaranjimije nyine bati nta bintu uzi ko natangiye kubigeraho. So nezezwa n'umukire wamfashe witwa Neri Misago Wilson akanshyira mu bintu bijyanye na industry kuko yari yambonyemo iyo mpano akambwira ati kora. Ndamushimira cyane kuko niwe utumye nitwa Njuga kano kanya duhagararanye ukaba ururiwe nkaba ndundi. hanyuma twenda no gusatira umusozo niko navuga Njuga ubundi ni izina wiyise ubundi ryaje izina ryavuye kuri filme ndabyibuka byavuye kuri filme nitwa Njuga noneho boss arambwira ntangiye kuryitwa njya no mu busani ndaryitwa noneho abonye hatangiye kuzamo akantu ko gufata cyangwa kumenyekana ahita ambwira ngo wayiga super kuri iryo zina ninjye wari kwise ni copyright yanjye ndamwata ko boss ntaye gishyamo imiyaga ntabwo nkwishyuza menshi kandi wishyuza menshi gishyamo imiyaga niba ari izina ryanjye ribi ryanjye yakiriyemo imiyaga ngomeza kwitwa Njuga na n'ubu ngubu ndarikunda kuko Njuga ntabwo ari izina ryiza nta nubwo ari ibintu bisobanura uburyo bwiza bisobanura ngo umwesikorotu umuntu ushobora kuza akakubwira ikintu akakikumvisha so rero nararyishimiye na n'ubu ntacyo rintwaye kuko ni izina ryamujije nawe niko wamumenye Damu njyewe tuzanye kuva kera ataranaryo yitwa ririya yavuze mbere bakundaga kunyita fils viye muri quartier viye yanyitaga mon fils noneho kunyita mon fils izina ryanjye bakanyita fils muri quartier definitely hanyuma tutaragera kuri Damu hari ikintu mpise nibaza cyane hanze ya media hanze yo gukina film Njuga cyangwa se Leo kuri ari ryo namenye kurushaho ni muntu ki uteye utese n'ubundi mu buzima ko uri muri acting buryo usanga wana actinze no mu bindi mu by'ukuri utari n'imbere ya kamera nabaye umusinzi wabaye ufite ibindi bintu urimo none ubundi kubona nambaye ikanzu meze neza tumaze igihe mu gifungo urabizi turi abasilamu famiye yanjye yose navukiye mu idini abavandimwe banjye bose bazakurikira interview barabizi ko ndi umusilamu urumva izina ry'ubusilamu niri izina ry'ubusilamu ni izina umuntu wabahiriswe n'ababyeyi ni menshi ndaza kwereka kwiranga mu gihe ntabwo ndakuvuga amazina yanjye kuko y'ubusilamu ariko kwiranga muntu ariho ndaza kubikwereka ngutera ijya kopi urumva kandi nawe wifata blague man yarabikubwira cyangwa n'undi muntu wamubaza akabikubwira ko yarabizi yageze mu rugo ubu no kuvuga ngo umubaze ako kantu kamubaze yaje mu ahubwo ndabatumiye nejo nyuma nejo muzaze kwirahira urumva azabaga gahene ngewe nzakabaga gahene narakene oya ariko naka groupe twakoze bemera ko kazabagerwa mu rugo naga ari ku mafaranga yanjye ntabwo nzi kubeshya katuzakarira mu rugo ariko ubu uzaza wese n'umuvumba azazi ko ari njye akabazi aribo bakabazi Damu we nabyumvise n'icyarabu cyane ubu nawe urafunze Damu azi ibintu byinshi nakora ko wafunze ariko muri iyi minsi ufite ikibazo cy'uburwayi umerewe ute cyane kuri icyo kintu ahubwo bigeze he urumeze ute ndivuza warishe icyo bita dialyse ni uburyo bayungura amaraso ku kibazo nese uri umusilamu ndi umusilamu ariko ntabwo mfunze kubera ko ndwayemo imiti myinshi ku munsi hanyuma imiti ntabwo wemeye gufunga icyo kintu Damu uri umuntu wagaragaye cyane abantu uretse no kuvuga ngo kugira impuhwe n'urukundo bagukunda kuko umaze imyaka 12 nk'uko babivuze muri film ese hari n'iki wabonye uravuga uti undi muri ibi bihe iki kintu cyarambabaje pe atari no kuvuga ngo ububabare wari ufite mu mubiri kose ikintu cyambabaje ni uko nyine nari ndwaye hagasohoka amakuru y'abantu bavuze ko mbeshya narwaye nashatse guteka imitwe kugira ngo ndye amafaranga abantu urumva bigomba kubabaza urarwaye urababaye uri ku ndwara ikomeye n'umuntu umwe akagenda akagusebya akavuga ati uriya muntu nawe ashatse guteka imitwe abantu bakarya amafaranga ntabwo arwaye urumva noneho umuntu abikubwira wowe urwaye wizi ko wowe ku giti cyawe n'abandi babizi na bamwe babizi wenda abandi ntibarabizi bo hanze ariko abantu babizi bakeya bamubonaga nyine twabaga turi kumwe hanyuma ubu ngubu umeze ute umerewe ute ubu ngubu nyine ikintu umeze neza kuko ndi kwivuza nivuza neza nabonye ubufasha buhoraho sapoti ihoraho njya nari umusirikare komisiyo ya demobilisation ishinzwe gusezera abasirikare no kubasubiza mu buzima busanzwe iramfasha buri kimwe cyose ubu nuvuga ngo uri kwivuza uri gukina film uri muri projet cyane kubera ko iyo wivuza utora agatege rero nabaye ntoye n'abandi ugakoresha yindi mirimo ushaka kumbyarira
inyungu kugira ngo kwicara mere nk'umuntu wamugaye kandi ubwo nuvuga ngo ni muri acting still uri mu bintu byo gukina film film amafilime nibyo ariko kazi kanjye nako nakoraga ntaranarwara hanyuma iyi projet muriho nasanze muri no gukora ni seri ni film irangira ni seri bita Rugamba irakomeza tugeze kuri season ya kabiri kuri episode ya 16 mu episode ya mbere season ya mbere yarangiye ni projet ya seri nyine twarishyize hamwe turavuga dukore dushaka kubona dukora natwe filime ihoraho shaka umuntu y'uruhererekane mwaradufasha nyine arabegisima yawe Njoga arandika araidirectinga dufasha no mu ya management turakora nyine nk'abavandimwe biroroha se cyane gukora filime nk'iyi ngiyi mu Rwanda ko biri kose abantu bakunda gutaka ati filime nta mafaranga arimo filime ntituri kwishyurwa se yaba ari abakinnyi keretse wenda umuntu utarareba inyungu nizeye ko hari abantu bari gukora filime sinema mu Rwanda utahana akazi bahembwa amafaranga like nk'amafaranga umushahara minister cyangwa secretary general ahembwa buri kwezi agomba gusaba kuri filime yawe ndabyumva tuvuge wenda bari yawe uwo amafaranga nimisha nta muntu wagwa akazi wenda tuvuge wenda ufite nka lisansi kagomba miliyoni 2 cyangwa 3 ariko muri sinema birashoboka muri sinema ushobora guhembwa miliyoni 3 kuri filime yawe bwite wikoreye buri kwezi yakunzwe dufite ingero nyinshi zigaragara kandi ari filime isanzwe hari n'izindi nyinshi amafilime abantu bakina filime comedy definitely hanyuma n'ubundi tuzongera duhure tuganire kurushaho ntarakuvaho hari ikintu nshaka kumenya mu buzima bwawe nicyo ugenderaho nkawe nka Damour uko biri kose uri umuntu waciye mu bintu bitoroshye navuga no kuvuga no muri sinema ntago byoroshye kuba umukinnyi umunsi umwe wa kabiri wa gatatu n'igihe ucika intege ni iki kigutera akanyabugabo cyangwa se ni iyihe mbago ukoresha mu buzima imbago nkoresha mu buzima nuko n'abantu twagiye dukorana nuko icyambere kino kuri nyangamugayo kuba inyangamugayo kubahiriza gahunda kubahiriza igihe cy'abagukoresha cyangwa se kuba witwaye ubundi ikintu cya mbere ni uko discipline kuko njyewe nabaye umusirikare nakubwiye nabaye mu mutwe ushinzwe discipline mu gisirikare cy'u Rwanda nimba atari ibanga niyihe titre rufite nari sergeant wubahwe hanyuma dusoza hari abantu benshi cyane bagufana niki wababwira uyu munsi tuzongera tunabonane igihe kizaza kurushaho mu bikorwa abantu benshi bafana kinababwira nuko bagomba kuguma kundi ibyanjye ko nongeye nafite abafana benshi kubana cyane kumva maze igihe kinini muri sinema nyarwanda muri agent siyo kwirarira ufashe nk'abantu 20 cyangwa 10 mu Rwanda batangiye no sinema nyarwanda bayisamu bakoneje icyo gufata ama award ni cya kera definitely 2016 ni kera cyane pe na award ya best supporting actor nayo na Beyonce wakinye Beyonce wamutandera wo muri Nigeria ndamubona nzisura ye wo muri Nigeria wakinye film ari Beyonce ndamubona ya bura no ama award yara muri convention ubwo nukuvuga ngo aba haters se bo ntabugira Damour abantu bose baragufana abanzi barahari mwese urumva bose niki gituma abanzi ndababwira ngo mu nkunde man none se ko nta kintu ko nta mutima mubi nkunda abantu ndi umwana mwiza nubaha nta muntu nakwifuriza iki niyo wanyanganye ndagukunda kada hanyuma nihe bagusanga abafana ba platforms za ukoresha n'izindi tuzi kuri Instagram ni Damour Selemani Facebook ni Damour Selemani nomero yanjye ni 07893688 niwe muntu utanze nimero hano live icyo bitwaye kisi abafana nyine bajye babona bambona hafi kuri icyo kintu rero ndashaka ko nawe ukora muri bwa buryo bune wumvisha ndajya nkubwira uburyo akunda guhindurira ijambo noneho ubu ndashaka kuvuga ngo I am a boss I'm boss mu buryo bune bubwire kamera ya Legacy TV I am a boss urakaye ngiye I am a boss Kati ndashaka kubabwira ubakunda ari mu buryo bw'urukundo buri sexy I am boss babwire mu buryo bwishimye I am boss babwire mu buryo bubabaye I am boss uri kijoro sha we ko umuntu umeze nk'umujura kikabura mbona kijoro tera njono definitely yeah this is Legacy TV mubonye ni Damour Njuga niki wabwira cyanyuma abantu badukurikiye akakanya nimba ari ubutumwa nimba ari cyubakanga cyanyuma ni platform nuko agiye bibaza platform zanjye abantu benshi barazizi abankurikira ariko ntabwo ari benshi cyane ni Njuga official 250
kuri Instagram, YouTube channel yanjye nayo ni Njuga Official 250 byose, naho kuri Facebook ni Ngabo Leo bisanzwe. Definitely. Yeah. Ibyo rero nibyo kintu nabasaba mujyeho mu the flowing, muzanya mubona bimwe mu bikorwa bishyashya bimwe na bimwe. Yes, tuciringe. Ina kongera ina lalla ina hila ina lalla ni bicubundi Idimbala. idimu Tumbia ati Idimbala. Idimbala Kwa hiyo ni kile Ngansubiza Idimbala. Mina 15. Definitely. Barakoze cyane ni Damo hamwe na Njuga 250 muramukaza. Assalamu alaikum. Definitely. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Akbar.